Ndagushimiye cyane kandi akwifuriza amahoro y'Imana w'inshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro nkugezaho kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Abantu benshi bakunze kugira ibibazo byo gushaka kumenya ni gute ushobora gusoma kureba message za WhatsApp wandikiwe ariko ku buryo uwazikwandikiye adashobora kumenya ko wazisomye. Nuvuga ngo hari igihe umuntu akwandikira ibintu ariko wowe ukaba udashaka kumwereka ko wanabisomye ariko wabisomye mu by'ukuri. Icyo kintu ubwo buryo kubireba nibwo nshaka kwereka muri aka kanya. Umuntu akwandikiye message urazisomye ariko wehe agakomeza kuzibona nkaho utegeze uzisoma, agakomeza kubona nkaho utarazisoma, agakomeza kuzireba nkaho utigeze urebaho kandi za message wazisomye. Niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo nkwereke ni gute wabigenza. Ukurikirane tubane muri iki kiganiro, ukurikirane akantu kandi ukurikirane urebe neza uko ngiye kubigenza, kubikwereka nawe aba ariko ubigenza ku buryo umuntu azajya kohereza message ukayasoma ariko bagakomeza kubona ko utigeze uyasoma nta kindi kintu kindi ukoze muri telefone yawe ndetse bikagenda neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, gerageza ukore subscribe, ukore like ndetse na share kugira ngo ujye ubona ibiganiro bindi byose tukugezaho mu bihe bitandukanye. Sasa ndaguhaye ikaze rero kuri muyoboro wacu. Nyarukira hano muri Play Store uhanyarukire. Kwanza urabona ko WhatsApp yawe uri kuyibona. Urabona ko nk'ubu ngubu harimo umuntu wanyandikiye, nk'ubu ngubu hano hari nka message ku muntu wanyandikiye ariko ntago nshaka kugira ngo aze kubona ko nabisomye. Ndahita niyizira nze muri Play Store yawe rero irimo utwo application twishi cyane ushobora kwifashisha ukora ibintu bitandukanye by'ikoranabuhanga, utuntu dutandukanye tw'ubwenge. Niyo mpamvu muri aka kanya rero nje kukwereka kamwe muri utwo tuntu tw'ubwenge dushaka kugufasha kugira ngo ubashe nyine gukora kuri ubwo buryo nkubwiye. Gana hano muri Play Store yawe hano uharebe Play Store gihe kandi mwebwe bora mwasanga muri kuyibona sawa. Ngaka kano kantu ka Play Store ngaka akagakoreho numara gakoraho. Sasa ngiyewe kubera ko iyi application nari nsanzwe nyifitemo, wowe rero urayidownloadinga kano kantu kanditseho ngo all related messages recovery, hanyuma noneho ukadownloadinge. Numara ukadownloadinga kaje muri telefone yawe. Nikamara kujya muri telefone yawe sasa niko uzajya ucaho usome ama message bakwandikiye. Nk'ubu ngubu reka ngafungure gutya, hanyuma reka kano kantu ngakupe bohereje sawa. Urabona ko hano ama message y'abantu bose bari kunyandikira yose ari guhita za hano, yose ndi guhita nyabonera hano. Aya ma message yose ndi guhita nyabonera hangaha. No kuvuga ngo rero aba bantu hano ho ndi kubisoma ariko hariya kuri WhatsApp nyirizina ntago banyandikiye bari bubone ko nasomye ibintu byabo, kandi hano ho ndi kubisoma. Nuvuga ngo ubu ngubu abantu bose banyandikiye hariya ngewe ndaje mbisomeye hano, kandi hariya biraza gukomeza bemere nkaho nta muntu wegeze unyandikira. Waza ubona mu kanya kuri WhatsApp yanjye, waza ubonamo umuntu umwe warumaje kunyandikira hariya kuri WhatsApp yanjye. Hari umuntu umwe warumaje kunyandikira, yaramaje kunyandikira sinayisoma ariko dore hano mbise nyisoma nta kibazo. Hano hano baramamaje, reka tureke bamazemo gakeya. Noneho tubikupe byari birangiye. Hano urabona ko uyu muntu hano yanyandikiye ariko hano ndabisomye ariko hariya ntabwo ho ari bubone ko nabisomye. Reka ngaruke kuri WhatsApp yanjye bwite nkoreho. Urabona ko biracyagaragara ko ntigeze nsoma ya message yiwe. Wabibonye cyangwa ko ntigeze nsoma ya message yiwe. Sasa rero ni byiza cyane ko umenye aka kantu. Niba ari ubwa mbere rero ugeze kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, ugerageze ukore subscribe, ugerageze ukore like na share kugira ngo ujye ubona nyine utundi tuntu dutandukanye twose tushyiraho tukugezaho tw'ubwenge twikoranabuhanga. Mu kanya ndakwereka noneho ukuntu ushobora gutrackinga ndetse ukaba ushobora kumenya ahantu umuntu aherereye. Umuntu ashobora guhamagara akubwira ngewe ndahanaha ariko wowe
telefone yawe ishobora guhita ikwereka nyirizina uyu muntu ntago uyu muntu anambwiye si hari ahubwo arahangaha. Ndaje nabyo mbikwereke mu kanya. Urakoze cyane. Niba ari ubwa mbere rero warugeze kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, kora subscribe, ukore like na share, kandi ujye wibuka no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye tukogezaho. Asante.